Itangiriro igice cya 37. Inzozi za Yozefu. Yakobo yari atuye mu gihugu cya Kanani aho se yabaga. Dore amateka y'abahungu be. Igihe Yozefu yari umusore w'imyaka 17, yaragiranaga amatungo n'abahungu ba Biliha na Zilipa, inshoreke za se. Yozefu yajyaga atekereza se ibibi bakoraga. Yakobo yatoneshaga Yozefu kuruta abandi bahungu be, kubera ko yari yaramubyaye ashaje, yari yaramudodeshereje ikanzu y'igiciro. Bakuru be babonye uko se amutonesha, barabimwangira, ntibongera kumuvugisha neza. Ijoro rimwe Yozefu arota inzozi. Bukeye azirotorera bene se, bituma barushaho kumwanga. Yari yazirotoye agira ati: twari mu murima duhambira imiba, maze mbona umuba wanjye urahagurutse, imiba yanyira wukikiza irawunamira. Bene se aramubaza bati: ubwo uribwira ko uzaba umwami wacu koko ukadutegeka? Izo nzozi yabarotoreraga zatumye barushaho kumwanga. Ikindi gihe Yozefu arotorera bene se izindi nzozi agira ati: nongeye kurota mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Izo nzozi kandi azirotorera se ari kumwe na bene se. Saramucyaha ati: izo n'inzozi iki? Uragira ngo jye na nyoko n'abavandimwe bawe tuzakwikubita imbere tukuramye? Bene se bamugirira ishyari, ariko Yakobo azirikana ibyo Yozefu yavuze. Bene se wa Yozefu bamugurisha. Umunsi umwe bene se wa Yozefu bari baragiye umukumbi wa se kuri Shekemu. Yakobo abwira Yozefu ati: ngwino ngutume ku bavandimwe bawe aho baragiye kuri Shekemu. Yozefu aramusubiza ati: ndaje. Yakobo ati: jya kureba ko abavandimwe bawe bari amahoro, urebe nuko amatungo ameze, hanyuma uzagaruka umbwire. Nuko Yakobo aramwohereza, ava aho bari batuye munsi y'Iheburoni yerekeza i Shekemu. Umugabo aza kubona Yozefu ku gasozi akubita hirya no hino, aramubaza ati: urashaka iki? Yozefu aramusubiza ati: ndashaka abavandimwe banjye baragiye umukumbi. Mbese ntiwandangira aho bari? Undi ati: ino barahavuye, numvise bavuga ko bagiye i Dotani. Nuko Yozefu akurikira bene se, abasanga i Dotani. Atarabageraho babamubonye, batangira gucura inama zo kumwica. Baravugana bati: dore wa munyanzozi araje, nimuze tumwice, tumujugunye muri rimwe muri aya mariba yakamye, hanyuma tuzavuge ko yariwe n'inyamaswa y'inkazi, maze tuzarebe icyo inzozi ze zizamara. Ariko Rubeni abyumvise ashaka kumubakiza, niko kuvuga ati: twe kumwica, mwe kumuhwanya, ahubwo nimumujugunye muri ririya riba riri mu ishyamba aho kumena amaraso. Rubeni yabagiriye iyo nama agira ngo amubakize azamusubize se. Yozefu ageze aho bene se bari, bamwambura ya kanzu ye y'igiciro, baramufata bamujugunya mu iriba ryakamye, hanyuma baricara bararya. Bagiye kubona babona umurongo w'Abishimayeli bari baturutse i Gileyadi. Ingamiya zabo zari zihetse indyoshya ndyo n'amavuta yomora n'imibavu y'igiciro, bagiye kubicuruza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati: kwica murumuna wacu ntacyo byatumarira, nubwo bitamenyekana. Nimuze tumugurishe na bariya Bishimayeli, twe kumukomeretsa kandi tuva indimwe. Bene se barabyemera. Abo bacuruzi b'Abamidiyani aribo Bishimayeli bageze aho, bene se wa Yozefu bamukura mu iriba, bamugura nabo ibikoroto 20 by'ifeza, maze Abishimayeli bamujyana mu Misiri. Rubeni asubiye ku iriba asanga Yozefu atakirimo, ashishimura imyambaro ye kubera agahinda. Ajya aho bene se bari, arababwira ati: ndagira nte ko murumuna wacu atagihari? Hanyuma bene se babaga isekurume y'ihene, maze binika mu maraso yayo ya kanzu ya Yozefu. Bafata iyo kanzu y'igiciro bayoherereza se, bamutumaho bati: dore ikanzu twatoye, none reba niba yaba ari y'umuhungu wawe. Yakobo ayibonye arayimenya, aravuga ati: koko ni y'umwana wanjye Yozefu. Inyamaswa y'inkazi yaramutanyaguje iramurya. Yakobo ashishimura imyambaro ye, akenyera imyambaro igaragaza akababaro, aririra umuhungu we iminsi myinshi. Abahungu be bose n'abakobwa be bose baza kumuhoza, ariko bibyubusa. Aravuga ati: nzaririra umwana wanjye kugeza ubwo nzamusanga ikuzimu. Nuko akomeza kumuririra. B'Abamidiyani bajyana Yozefu mu Misiri, bamugurisha na Potifari wari icyegera cy'umwami wa Misiri, akaba n'umutware w'abarinzi be.
Intangiriro igice cya 38. Yuda na Tamari. Muri icyo gihe Yuda asiga abavandimwe be ajya kuba kwa Hira ukomoka mu mujyi wa Adulamu. Yuda habona umukobwa wa Shuwa w'umunyakanani, aramubengukwa, aramurongora. Uwo mugore asama inda abyara umwana w'umuhungu, Yuda amwita Eri. Arongera asama inda abyara undi muhungu amwita Onani. Yongera kubyara umuhungu amwita Shera. Yavutse Yuda ari i Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri uwo arapfa azize kugomera Uhoraho. Yuda abwira Onani ati, cyura umugore wa mukuru wawe umucikure. Ariko Onani abonye yuko abana batazamwitirirwa, akajya amena intanga ze hasi iyo yaryamanaga n'umugore wa mukuru we, kugira ngo atabyarana nawe. Ibyo yakoraga Uhoraho arabigaya, nawe aramwica. Yuda abwira umukazana we Tamari ati, subira iwanyu ube uretse gushaka undi mugabo, utegereze igihe umuhungu wanjye Shera azakurira. Kwari ukumurerega kuko yatinyaga ko Shera yapfa nk'abakuru be. Nuko Tamari yisubirira iwabo. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa ari we mugore wa Yuda arapfa. Iminsi yo kwirabura irangiye, Yuda ajya i Timuna aho bakemuraga intama ze, ari kumwe n'inshuti ye Hira w'umunyadulamu. Tamari yumvise ko sebukwe agiye i Timuna gukemuza intama ze, yambura imyambaro ye y'ubupfakazi, yitwikira igitambaro ariyoberanya, maze ajya kwicara ku irembo ry'umujyi wa Enayimu ku muhanda ujya i Timuna. Tamari yari azi ko Sheba yakuze, ariko Yuda ntamumushyingire. Yuda amubonye akeka ko ari indaya kubera ko yari yitwikiriye, ntiyamenya ko ari umukazana we. Amusanga iruhande rw'umuhanda aramubwira ati, ngwino turyamane. Aramusubiza ati, urampa iki ngo turyamane? Yuda aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi wanjye. Undi ati, ndabyemeye, ariko usigire ingwate kugeza igihe uwoherereza. Yuda aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Tamari aramusubiza ati, umpe kashe yawe n'umukufi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutera inda. Maze Tamari asubira iwabo, yiyambura cya gitambaro, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda atuma ya nshuti ye y'umunyadulamu ngo amushyirire uwo mugore umwana w'ihene, anamwakire ingwate ze, ariko ntiyamubona. Niko kubaza abaturage ba Enayimu ati, ya ndaya yari ku muhanda irihe? Baramusubiza bati, nta ndaya ibino. Asubira aho Yuda yari ari, aramubwira ati, ntamuzi, ndetse abaturage bambwiye ko nta ndaya ihaba. Yuda aravuga ati, niyugumanire izo ngwate twe kwikoza isoni. Dore wamushyiriye ibyo namusezeraniye uramubura. Hashize nk'amezi 3, umuntu abwira Yuda ati, Tamari umukazana wawe yigize indaya ndetse aranatwite. Yuda aravuga ati, nimumusohore bamutwike. Bakimusohora, Tamari atuma kuri sebukwe ati, itegereze iyi kashe n'umukufi wayo n'inkoni. Nyiri ibi bintu niwe wanteye inda, ngaho ibuka nyirabyo. Yuda bibonye aravuga ati, andushije gutungana, kuko sinamushyingiye umuhungu wanjye Shera. Yuda ntiyongeye kuryamana nawe ukundi. Igihe Tamari yaramukwaga, bamenya ko ari bubyare impanga. Igihe cyo kubyara, uwa mbere abanza ikiganza, maze amubyara akizirikaho akadodo k'umutuku, aravuga ati, uyu ni Gakuru. Ariko Gakuru ashubijeyo ikiganza, wari inyuma amutanga kuvuka. Umubyaza aravuga ati, mbega ngo uricira icyanzu. Nuko bamwita Peresi. Hanyuma uwo bari baziritse akadodo k'umutuku ku kiganza nawe aravuka. Se amwita Zera. Intangiriro igice cya 39. Yozefu kwa Potifari w'umunyamisiri. Abishimayeli bajyana Yozefu mu Misiri, bamugurisha kwa Potifari wari icyegera cy'umwami wa Misiri, akaba n'umutware w'abarinzi be. Uhoraho abana na Yozefu, bamushoboza gukora neza imirimo ashinzwe. Yozefu yabaga mu rugo rwa shebuja w'umunyamisiri. Nuko shebuja abona ko Uhoraho abana na Yozefu, agatuma ibyo akora byose bitungana. Potifari aramutonesha, amugira inkoramutima ye, amuha gutegeka urugo rwe n'ibyo yaratunze byose. Yozefu amaze guhabwa ubwo butware, Uhoraho ahumugisha urugo rw'uwo munyamisiri n'ibyo yaratunze byose, ari byo mu rugo ari n'ibyo mu mirima, agirira Yozefu. Nuko Potifari ashinga Yozefu ibyo yaratunze byose
naho we ntiyagira ikindi agenzura uretse ibyo kurya bye. Yozefu na nyirabuja. Yozefu yari ateye neza kandi afite igikundiro. Hashize igihe nyirabuja aramubengukwa, niko kumubwira ati turyamane. Yozefu aranga, ahubwo aramubwira ati dore databuja nta kintu akibazwa cyo muri uru rugo kubera ko mpari, kandi yashinze ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta wundi uta, kandi nta kintu databuja atanyeguriye uretse wowe kuko uri umugore we. None nashobora nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Nubwo yajyaga amubwira buri munsi ngo baryamane, Yozefu ntiyigeze abyemera. Umunsi umwe Yozefu yinjiye mu nzu gukora imirimo ye, kandi nta muntu n'umwe wari uhari. Nuko umugore afata umwenda wa Yozefu aramubwira ati ngwino turyamane. Yozefu aramurekera ahungira hanze. Uwo mugore abonye amusigiye umwenda we agahungira hanze, ahamagara abagaragu be arababwira ati dore yatuzaniye umuhebureyi wo kudukoza isoni. Yaje ngo turyamane, ariko mvuza induru ndatabaza. Yumvise mvugije induru, asohoka yiruka arahunga, ata umwenda we iruhande rwanjye. Ngo umugore arekera umwenda aho kugeza igihe umugabo we atahiye. Atashye umugore aramubwira ati wa mugaragu w'umuheburayi watuzaniye yaje ansanga ngo ankoze isoni. Yumvise mvugije induru ngatabaza, ata umwenda we iruhande rwanjye ahungira hanze. Potifari amaze kumva iby'umugore we arega Yozefu ararakara cyane, maze afata Yozefu amushyira muri gereza y'abagomeye umwami. Yozefu muri gereza. Yozefu aguma muri gereza, ariko Uhoraho abana nawe amugirira neza, amuha no gutona ku mutware wa gereza. Uwo mutware wa gereza aha Yozefu gutegeka imfungwa zose, amushinga n'ibyo zakoraga byose. Umutware wa gereza ntiyongera kugenzura ibyo yamushinze, kuko Uhoraho yari kumwe na Yozefu, agatuma ibyo akora bitungana. Intangiriro igice cya 40. Hashize iminsi umutware w'abahereza divayi n'uw'abatetsi b'imigati b'umwami wa Misiri bacumura kuri shebuja. Umwami wa Misiri arabarakarira bombi, abafungira muri gereza ishinzwe umutware w'abamurinda, ari naho Yozefu yari afungiwe. Umutware w'abarinda umwami abashinga Yozefu bahamara igihe. Yozefu asobanura inzozi z'imfungwa ebyiri. Ijoro rimwe wa mutware w'abahereza divayi n'uw'abatetsi b'imigati b'umwami wa Misiri bari bafungiye muri gereza bararota. Inzozi zabo bombi zari zitandukanye, kandi n'ibyo zisobanura nabyo bitandukanye. Mu gitondo Yozefu aje aho bari asanga bababaye, niko kubabaza ati uyu munsi kuki musa n'abahagaritse umutima? Nuko baramusubiza bati nuko twarose inzozi tukabura uzidusobanurira. Yozefu arababwira ati Imana niyo itanga ubushobozi bwo gusobanura inzozi, ngaho nimuzindotorere. Umutware w'abahereza divayi aratangira ati narose umuzabibu uri imbere yanjye, kandi wari ufite amashami 3. Nuko urarabya, mu burabyo havamo amaseri y'imizabibu arahisha. Icyo gihe nari mfashe mu ntoki igikombe cy'umwami wa Misiri, nuko nsoroma imizabibu nyikamuriramo ndakimuhereza. Yozefu aramubwira ati icyo inzozi zawe zisobanura ni iki? Amashami 3 ni iminsi 3. Hasigaye iminsi 3 umwami akakugirira imbabazi, akagusubiza ku mwanya wawe, maze ukajya umuhereza nk'uko abigenzaga mbere utaraza muri gereza. Ariko ibyawe nibimara gutungana, ndakwinginze uzangirire neza unyibuke, maze umpakirwe ku mwami wa Misiri, unkure muri iyi nzu. Mu by'ukuri koko banzanye ujura, bankwe mu gihugu cy'Abaheburayi, kandi nino bamfunze nta cyaha nakoze. Umutware w'abatetsi b'imigati yumvise Yozefu asobanura inzozi za mugenzi we ku buryo bushimishije, aramubwira ati nanjye narose nikoreye inkangara 3 z'imigati. Mu nkangara yo hejuru harimo amoko menshi y'imigati umwami wa Misiri akunda, maze inyoni ziyindira ku mutwe. Yozefu aramubwira ati icyo inzozi zawe zisobanura ni iki? Inkangara 3 ni iminsi 3. Hasigaye iminsi 3 umwami wa Misiri akaguca umutwe, akakumanika ku giti, maze inyoni zikakurya. Hashize iminsi 3 ubwo umwami wa Misiri yizihizaga isabukuru y'ivuka rye, akorera umunsi mukuru abagaragu be bose, arabagaburira. Muri uwo munsi mukuru yatumije wa mutware w'abahereza divayi n'uw'abatetsi b'imigati.
umutware w'abahereza divayi asubizwa mu murimo we, naho umutware w'abatetsi imigati aramanikwa nk'uko Yozefu yari yabibasobanuriye. Nyamara wa mutware w'abahereza divayi yibagirwa Yozefu. Intangiriro igice cya 41. Inzozi z'umwami wa Misiri. Hashize imyaka 2, umwami wa Misiri arota ahagaze ku ruzi rwa Nili. Abona hazamutsemo inka 7 nziza zibyibushye zitangira kurisha mu rufunzo. Nuko izindi nka 7 mbi kandi zinanutse nazo ziva mu ruzi zizikurikiye, zizihagarara iruhande ku nkombe y'uruzi. Izo nka 7 mbi kandi zinanutse zimira bunguri za zindi 7 nziza kandi zibyibushye. Nuko arakanguka, yongeye gusinzira, arota izindi nzozi. Abona amahundo 7 manini kandi meza ahunze ku gikenyeri kimwe, maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba amera ayakurikiye. Ayo mahundo y'iminambe amira bunguri ya yandi 7 manini kandi meza. Nuko umwami wa Misiri arakanguka, amenya ko yarotaga. Mu gitondo umwami wa Misiri akuka umutima, ahamagaza abanyabugenge n'abanyabwenge bose bo mu Misiri, abarotorera inzozi ze, ariko ntihagira n'umwe ushobora kuzimusobanurira. Nuko umutware w'abahereza divayi abwira umwami ati, nyagasani, uyu munsi nibutse ko nahemutse. Ubwo waturakariraga jye n'umutware w'abatetsi imigati, ukadufungira muri gereza ishinzwe umutware w'abakurinda, ijoro rimwe twarose inzozi zisobanurwa ku buryo butandukanye. Twari kumwe n'umusore w'umuheburayi, akaba n'umugaragu w'umutware w'abakurinda. Tumurotorera inzozi zacu, maze agenda asobanurira buri muntu wese inzozi ze, kandi uko yabidusobanuriye niko byagenze. Wanshubije ku murimo wanjye, naho umutware w'abatetsi b'imigati aramanikwa. Yozefu asobanura inzozi z'umwami wa Misiri. Umwami atumiza Yozefu, bihutira kumukura muri gereza, ariyogoshesha, yambara imyambaro myiza, yitaba umwami. Nuko umwami aramubwira ati, narose inzozi mbura umuntu n'umwe wazinsobanurira, ariko numvise ko ushobora gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza umwami ati, sijye, ahubwo Imana niyo iri buguhe igisubizo kiguhesha amahoro. Umwami abwira Yozefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi rwa Nili, maze mbona hazamutsemo inka 7 nziza zibyibushye zitangira kurisha mu rufunzo. Nuko zikurikirwa n'izindi nka 7 mbi zinanutse zanitse amagufwa. Sinigeze mbona inka mbi nk'izo mu gihugu cyose cya Misiri. Izo nka mbi zanitse amagufwa zimira bunguri za nka 7 za mbere zibyibushye. Nyamara zimaze kuzimira bunguri, ntube wamenya ko hari icyo zariye, kuko zakomeje kunanuka nka mbere. Ubwo mba ndakangutse, nongera kurota, mbona amahundo 7 manini kandi meza ahunze ku gikenyeri kimwe. Mbona n'andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba amera yakurikiye. Ayo mahundo y'iminambe amira bunguri y'amahundo 7 meza. Izo nzozi zombi nazirotoreye abanyabugenge, ariko nta n'umwe washoboye kuzisobanurira. Nuko Yozefu abwira umwami ati, inzozi zawe ni zimwe, Imana yakweretse ibyo igiye gukora. Za nka 7 nziza ni imyaka 7, na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Izo nzozi zisobanurwa kimwe. Naho inka 7 mbi zinanutse zizikurikiye, na ya mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga w'iburasirazuba, bizaba imyaka 7 y'inzara. Nk'uko nabikubwiye, Imana yaguhishuriye icyo ugiye gukora. Igihugu cyose cya Misiri kigiye kumara imyaka 7 gifite umusaruro utubutse cyane. Hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, izatuma uwo musaruro utubutse wibagirana mu gihugu cyose cya Misiri, kandi inzara izayogoza igihugu. Iyo nzara y'icyago izakurikira uwo musaruro izasiga igihugu iheruheru. Izo nzozi warose inshuro 2 zerekana ko ibyo zisobanura byategetswe n'Imana, kandi ko izabisohoza bidatinze. None rero, ushaka umuntu w'umunyabwenge kandi ufite ubushishozi, umushinga iki gihugu, ushyireho n'abagenzuzi mu gihugu cyose cya Misiri, kugira ngo bake abaturage 1/5 cy'ibyo bejeje muri iyo myaka 7 y'umusaruro utubutse.
babyegeranye, ubategeke bahunike imyaka y'impeke mu migi, maze bashyireho n'abarinzi. Ibyo bazahunika bizateganyirizwa gutunga abantu mu myaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cyose cya Misiri, bityo igihugu cye kuzarimburwa n'inzara. Yozefu ahabwa gutegeka igihugu cya Misiri. Iyo nama inyura umwami n'ibyegera bye byose. Umwami aravuga ati, uyu muntu akoreshwa na mwuka w'Imana, nta wundi dushobora kubona umeze nkawe. Nuko abwira Yozefu ati, ubwo ari wowe Imana yamenyesheje ibyo byose, nta wundi ufite ubwenge n'ubushishozi kukurusha. Ni wowe uzategeka ingoro yanjye, kandi abantu banjye bose bazakumvira. Icyo ntaguhaye gusa ni ubwami. Uzategeka igihugu cya Misiri cyose. Umwami akura ku rutoki rwe impeta iriho ikashe ye, ayambika Yozefu, amwambika n'imyenda myiza n'umukufi wa zahabu mu ijosi, amuha n'igare rya kabiri rikurwa n'amafarasi. Abamugenda imbere bagategeka bati, nimukomere amashyi. Uko niko umwami yahaye Yozefu ubutegetsi bwa Misiri. Umwami yongera kubwira Yozefu ati, nijye mwami kandi nzakomeza mbewe, ariko mu gihugu cyose cya Misiri ntawe uzagira icyo akora utabimuhereye uburenganzira. Umwami ahimba Yozefu izina ry'irinyamisiri Safunati Paneya, amushyingira Asinati umukobwa wa Potifera w'umutambyi wo mu mujyi wa Oni. Yozefu yatangiye gukorera umwami wa Misiri amaze imyaka 30 avutse. Yavaga ibwami agatambagira igihugu cyose. Muri ya myaka 7 y'umusaruro utubutse, imyaka irera cyane, Yozefu ateranya ku byo basaruye mu Misiri. Muri iyo myaka 7 ahunikisha muri buri mujyi ibyasaruwe ahawegereye. Ahunikisha impeke nyinshi cyane zingana n'umusenyi wo ku nyanja, ku buryo yageze aho ananirwa kuzandika. Inzara iratera. Asinati umukobwa wa Potifera w'umutambyi wa Oni abyarana na Yozefu abahungu 2. Wa mbere Yozefu amwita Manase, kuko yatekereje ati, Imana yanyibagije umuruho wanjye n'ab'umuryango wa data. Uwa kabiri amwita Efurayimu, kuko yatekereje ati, Imana yampaye urubyaro mu gihugu nagiremo akaga. Ya myaka 7 y'umusaruro utubutse yabaye mu Misiri irashira, na ya yindi 7 y'inzara iratangira nk'uko Yozefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, uretse ko mu gihugu cyose cya Misiri hari hahunitswe ibyo kurya. Abanyamisiri barembejwe n'inzara batakira umwami ngo abahe ibyo kurya. Nawe abategeka gusanga Yozefu no gukora ibyo azabategeka. Inzara imaze gukomera no gukwira mu Misiri hose, Yozefu akinguza ibigega byose, maze abanyamisiri bagura impeke. Abo mu bindi bihugu byose bazaga mu Misiri kugura na Yozefu impeke, kuko inzara yari ikomeye mu isi yose. Intangiriro igice cya 42. Yakobo yohereza abahungu be mu Misiri. Yakobo amenye ko mu Misiri hari ingano, abwira abahungu bati, kuki mutagira icyo mukora? Numvise ko mu Misiri hari ingano, none rero nimujyeyo mutugurire ingano, twe kwicwa n'inzara. Nuko bene se wa Yozefu 10 bajya mu Misiri kugura ingano. Yakobo ntiyohereza Benyamini murumuna wa Yozefu, kuko yatinyaga ko yagirira ibyago mu rugendo. Bene Yakobo bajyana n'abandi bantu bagiye kugura ingano, kuko inzara yari ikomeye mu gihugu cya Kanani. Yozefu niwe wategekaga igihugu cyose cya Misiri, akagurisha ingano abantu bose. Bene se baje bamwikubita imbere bubamye. Yozefu ababonye arabamenya, ariko bo ntibamumenya. Ababaza abakanika ati, murava he? Baramusubiza bati, tuvuye muri Kanani tuje kugura ingano. Yozefu yari yamenye bene se, ariko bo ntibari bamumenye. Yozefu yibuka za nzozi ziberekeyeho yari yararose. Nuko arababwira ati, muri abatasi, muzanye no kureba ko igihugu gifite intege nke? Baramusubiza bati, oya databuja, ahubwo abagaragu bawe twazanywe no kugura ibyo kurya. Twese turi abavandimwe b'inyangamugayo, ntabwo turi abatasi databuja. Yozefu arababwira ati, murabeshye, mwazanywe no kureba ko igihugu gifite intege nke. Baramusubiza bati, twebwe abagaragu bawe twari abavandimwe 12. Data atuye muri Kanani, umuhererezi yasigaranye nawe, naho undi yarapfuye. Yozefu arababwira ati, ubutasi buracyabahama. Ndahiye umwami ko muzaguma ino kugeza ubwo murumuna wanyu azaza, nibwo nzemera ko mutari abatasi. Nimwohereze umwe muri mwe
ajye kuzana murumuna wanyu, abandi muzasigare mufunzwe, bityo tuzamenya yuko ibyo muvuga ari ukuri. Naho ubundi ndahiye umwami ko muzaba muri abatasi koko. Nuko abafunga iminsi 3. Ku munsi wa 3 Yozefu arababwira ati, dore ndi umuntu wubaha Imana, nimukora icyo mbabwira ntacyo nzabatwara. Niba muri inyangamugayo, umwe muri mwe nagume hano muri gereza, abandi mugende mujyane ingano zo kugoboka imiryango yanyu yazahajwe n'inzara. Ntimuzabure kunzanira murumuna wanyu, kugira ngo bigaragaze ko muvuga ukuri, mutazavaho mwicwa. Barabyemera. Baravugana bati, nta gushidikanya turazira ibyo twakoreye murumuna wacu. Twamugiriye nabi, adutakiye ntitwamwumva, nicyo gituma natwe ibi byago bitubayeho. Rubeni arababwira ati, nababujije kugirira uwo mwana nabi, mwanga kunyumvira, none dore amaraso ye aradukurikiranye. Ntibamenye ko Yozefu yumvaga ibyo bavuga, kubera ko iyo bavuganaga bakoreshaga umusemuzi. Yozefu abasigaho ajya kurira. Hanyuma aragaruka avugana nabo, ategeka ko Simiyoni aboherwa imbere yabo. Bene se wa Yozefu basubira muri Kanani. Yozefu ategeka abagaragu be ati, nimwuzuze ingano mu mboho zabo, musubize n'ifeza bishyuye mu mifuka yabo, mubahe n'impamba. Babigenza batyo. Nuko bene se wa Yozefu bahekesha indogobe zabo ingano, baragenda. Bageze aho barara, umwe muri bo aza guhambura umufuka we agaburira indogobe ye. Nuko ahita abona ifeza ze yajyanye guhahisha. Abwira bene se ati, bansubije ifeza zanjye, dore ngizi mu mufuka wanjye. Bakuka umutima, bahinda umushyitsi, baravuga bati, iby'Imana yadukoreye ni ibiki? Bageze kwa se Yakobo mu gihugu cya Kanani, bamutekerereza ibyababayeho byose, bati, umugabo utegeka mu Misiri yatubwiye adukanika, akeka ko twaje gutata igihugu cye. Natwe twamuhakaniye tuti, turi inyangamugayo, ntituri abatasi. Twari abavandimwe 12, umwe yarapfuye, naho umuhererezi yasigaranye na data muri Kanani. Uwo mutegetsi aratubwira ati, dore ikizamenyesha ko muri inyangamugayo, nimunsigira umwe muri mwe, abandi mujyane ibyo kugoboka imiryango yanyu yazahajwe n'inzara. Ntimuzabure kunzanira murumuna wanyu, kugira ngo menye ko mutari abatasi, ahubwo ko muri inyangamugayo. Nibwo nzabasubiza umuvandimwe wanyu, kandi mbahe uburenganzira bwo kujya aho mushaka mushatse hose mu Misiri. Basutse ibyari mu mifuka yabo, buri muntu asangamo agafuka karimo ifeza yari guhahisha. Bona se babibonye bashya ubwoba. Yakobo arababaza ati, murashaka kumarira abana? Dore Yozefu ntakiriho, Simiyoni nawe nuko, none murashaka kujyana na Benyamini? Mbega ukuntu ngushije ishyano. Rubeni aramubwira ati, nintakuzanira Benyamini, uzica abana banjye bombi. Mumpe ndamwishingiye, nzamukugarurira. Nyamara Yakobo aramusubiza ati, umwana wanjye ntimuzajyana, mwene nyina yarapfuye, asigaye wenyine. Mumujyanye akagirira ibyago mu rugendo, mwatuma nsaza nabi ngapfana agahinda. Intangiriro igice cya 43. Yakobo yemera ko Benyamini ajya mu Misiri. Inzara ikomeza guca ibintu muri Kanani. Ingano bene Yakobo bakuye mu Misiri zishize, sarababwira ati, nimusubireyo muduhahire utwo kurya. Yuda aramusubiza ati, wa mugabo yaratwihanangirije ati, ntimuzongere kumpinguka imbere mutazanye na murumuna wanyu. Nureka tukajyana na murumuna wacu, turajyayo tuguhahira ibyo kurya. Ariko nutamwohereza ntituzajyayo, kuko uwo mugabo yatubwiye ati, ntimuzongere kumpinguka imbere mutazanye na murumuna wanyu. Yakobo arabaza ati, kuki mwami mukemuka mubwira ko mufite undi muvandimwe? Baramusubiza bati, yatubajije ibibazo by'urudaca ku mibereho yacu bwite no ku miryango yacu, ati, so aracyariho? Hari undi muvandimwe mufite? Natwe dusubiza ibyo atubajije gusa, ntitwari kumenya ko azadutegeka kuzana murumuna wacu. Yuda abwira se ati, mpa uyu musore mujyane tubone kugenda, naho ubundi inzara yaturimburana nawe n'urubyaro rwacu. Ndamwishingiye uzamumbaze, nintamugarura ngo mugushyikirize uwo mugayo uzanyukame. Erega n'ubundi iyo tutikerereza tuba tuvuyeyo kabiri. Yakobo arababwira ati,
nta kundi byagenda, nimugenze mutya. Nimufate ku bintu byiza biboneka mu gihugu cyacu nk'amavuta yomora n'ubuki n'indyoshyanryo n'imibavu n'imbuto z'ibiti, mubishyire mu mboho zanyu, muzabiture uwo mugabo. Ifeza zo guhahisha muzikube kabiri, kandi mujyane n'izo mwagaruye ubushize mu mifuka yanyu, ahari baba baribeshye. Ngaho nimujyane na murumuna wanyu, musubire kuri uwo mugabo. Imana nyir'ububasha izatuma uwo mugabo abagira neza, abareke mugarukane n'umuvandimwe wanyu wundi na Benyamini. Ubundi kandi niba abana bagomba kunshiraho, ntako nagira. Yozefu azimanira bene se. Bene Yakobo bafata amaturo na za feza, basubirana mu Misiri na Benyamini basanga Yozefu. Yozefu abonye bazanye na Benyamini, abwira umunyanzu we ati, njyana aba bantu iwanjye, ubage itungo maze ubategurire amafunguro, kugira ngo nze kubazimanira saa sita. Uwo munyanzu abigenza nk'uko abitegetswe, abajyana kwa Yozefu. Abajyanyeyo bagira ubwoba, baribwira bati, za feza bashyize mu mifuka yacu ubushize zidukozeho. Batuzanye hano ngo badufate maze batugirire nabi, kandi baduhindure inkoreragahato, batunyage n'indogobe zacu. Bageze ku muryango babwira wa munyanzu wa Yozefu bati, nyakubahwa, ubwo twavaga ino guhaha, twageze aho turara dufunguye imifuka yacu, dusangamo ifeza zose twari twarishyuye. None twazigaruye, kuko tutazi uko zasubiye mu mifuka yacu, ndetse twazanye n'izindi zo kongera guhahisha. Arabasubiza ati, nimuhumure, mwigira ubwoba. Imana yanyu ariyo Mana ya so, niyo yashyize ubwo butunzi mu mifuka yanyu, naho jyewe ifeza mwishyuye narazakiriye. Hanyuma abazanira Simiyoni. Bose abinjiza mu nzu ya Yozefu, babaha amazi yo koga ibirenge, n'indogobe zabo baziha ubwatsi. Bamenye ko Yozefu aza kubazimanira saa sita, begeranya amaturo bamugeneye. Yozefu aje, bamushyikiriza amaturo, nuko bamwikubita imbere. Arabaza ati, ni amahoro? Wa musaza so mwambwiye nawe ni amahoro? Ese aracyariho? Baramusubiza bati, ni amahoro, umugaragu wawe data aracyariho. Hanyuma barunama bamwikubita imbere. Yozefu abonye mwene nyina Benyamini, arabaza ati, uyu ni we wa muherezi wanyu mwambwiye? Abwira Benyamini ati, mwana wanjye, Imana iguha umugisha. Yozefu akivugana na murumuna we agira ikiniga, arihuta ajya mu kindi cyumba ararira. Amaze kwiyuhagira mu maso ariyumanganya, aragaruka aravuga ati, nimuzane ibyo kurya. Yozefu bamugaburira ukwe, na bene se bagaburira ukwabo. Abanyamisiri bari aho nabo bagaburira ukwabo, kuko banenaga Abaheburayi. Bene se wa Yozefu bicazwa bateganye nawe uko bakurikirana mu mavuko, uhereye ku w'imfura ukageza ku muhererezi. Babibonye barebana batangaye. Yozefu ategeka ko bagaburira ku biryo byari ku meza ye. Bageze kuri Benyamini, bamuha igaburo rikubye 5 iry'abandi, nuko baranywa banezeranwa nawe. Intangiriro igice cya 44. Benyamini n'igikombe cya Yozefu. Yozefu ategeka wa munyanzu ati, uzuza ingano imifuka ya babantu, bahe izo bashobora gutwara zose, ushyire n'ifeza za buri muntu mu mufuka we. Naho mu mufuka w'umuhererezi ushyiremo na cya gikombe cyanjye cy'ifeza. Nuko abigenza nk'uko Yozefu yamutegetse. Bukeye barabasezerera, baragenda n'indogobe zabo. Bagisohoka mu mujyi ariko bataragera kure, Yozefu abwira wa munyanzu ati, ihute ukurikire ba bantu, nubashyikira ubambarize uti, ni kuki mwitura inabi wabagiriye neza? Mwibye igikombe databuja anywesha, kandi akanagikoresha aragura. Mwakoze ishyano. Nuko umunyanzu abashyikiriye abasubiramwo ayo magambo. Baramubaza bati, databuja ni iki kimuteye kudutumaho ayo magambo? Twebwe abagaragu be ntidushobora gukora ayo marorerwa. Za feza twasanze mu mifuka yacu ubushize twarazikugaruriye tuvuye muri Kanani. None uragira ngo twakwiba ifeza cyangwa izahabu kwa shobuja? Ngaho saka, nihagira uwo muri twe ufatanwa icyo gikombe yicwe, abandi bagirwa inkoreragahato za databuja.
Arabasubiza ati, ngaho nibibe uko mubyivugiye. Ariko ufatanwa icyo gikombe ndamugira inkoreragahato yanjye, naho abandi baraba ari abere. Bene se wa Yozefu bahita bururutsa imifuka yabo barayifungura. Wa munyanzu atangira gusaka ahereye ku imfura ageza ku muhererezi, nuko asanga cya gikombe mu mufuka wa Benyamini. Barababara cyane, bashishimura imyambaro yabo, maze basubiza imitwaro ku ndogobe bagaruka mu mujyi. Yuda yemera kuba incungu ya Benyamini. Yuda na bene se bagera kwa Yozefu agihari, bamwikubita imbere. Yozefu arabaza ati, ibyo mwakoze ni ibiki? Ntimwari muzi ko umuntu nkanjye aragura akamenya umwibye? Yuda aramusubiza ati, databuja, twakubwira iki? Ntacyo twavuga. Twakwisobanura dute ko ari Imana yagaragaje icyaha cyacu? Databuja, wowe wafatanye igikombe, ndetse natwe twese tubaye inkoreragahato zawe. Yozefu aramubwira ati, kirazira, sinabakorera ibintu nk'ibyo, ahubwo wafatanye igikombe niwe uzaba inkoreragahato yanjye, naho mwe nimusubire kwa so amahoro. Nuko Yuda aramwegera aramwinginga ati, databuja, mbabarira ngira icyo nkubwira, kandi bye kukurakaza, kuko kuvugana nawe ari nko kuvugana n'umwami. Databuja, ubushize watubajije ko dufite data cyangwa undi muvandimwe. Twagusubije ko dufite data w'umusaza, kandi ko afite umusore akunda cyane yabyaye ageze mu zabukuru. Uwo musore niwe usigaye wenyine, kuko bari basangiye nyina yapfuye. Hanyuma uratubwira uti, muzanzanire uwo musore murebe. Databuja, twaragusubije tuti, uwo musore ntashobora gusiga data, kuko amusize data yahita apfa. Niko kutubwira uti, nimutaza n'umuherezi wanyu ntimuzampinguka imbere. Nuko rero databuja, tugeze muhira dutekereza data umugaragu wawe ibyo watubwiye. Hashize iminsi data tubwira kugaruka guhaha. Turamusubiza tuti, ntidushobora gusubirayo tutajyanye na murumuna wacu, ntitwahinguka imbere ya wa mugabo tutamujyanye. Nuko data umugaragu wawe aratubwira ati, muzi ko umugore wanjye twabyaranye abana babiri gusa. Umwe yaragiye ntiyagaruka, nibwira ko yariwe n'inyamaswa kuko ntongeye kumubona. N'uyu mumujyanye akagira icyaba, mwatuma asaza nabi ngapfana agahinda. Databuja, wimviye ukuntu data akunda uriya musore. Ndamutse nsubiye kwa data tutari kumwe nawe, data atamubonye ahita apfa. Bityo rero twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye asaza nabi agapfana agahinda. Byongeye kandi nishingiye uriya musore, ngira nti nintamugarura ngo mugushyikirize, uwo mugayo uzanyukame. Noneho rero databuja, nyemerera rwose sigare mu mwanya we, nkubere inkoreragahato, naho we umureke atahane na bakuru be. Nashobora nte gutaha nsize uriya musore? Sinakwihanganira kureba agahinda ka data. Intangiriro igice cya 45. Yozefu yibwira bene se. Nuko Yozefu ananirwa kwiyumanganya imbere y'abagaragu be bose, avuga aranguruye ati, nimusohore abantu bose. Bamaze gusohoka, asigarana na bene se, maze arabibwira. Ararira cyane, araboroga, ku buryo abanyamisiri bamwumvise, ndetse iyo nkuru igera ibwami. Yozefu abwira bene se ati, ndi Yozefu, koko se data aracyariho? Ariko bene se bagira ubwoba cyane, ntibagira icyo bamusubiza. Yozefu arababwira ati, nimwigire hino. Bamaze kumwegera arakomeza ati, ndi Yozefu, mwene so mwagurishije bakanzana mu Misiri. Nimuhumure kandi ntimwirenganyirize ko mwangenje mutyo. Imana niyo yatumye mbabanziriza kuzino, kugira ngo uzakize abantu inzara. None hashize imyaka 2 inzara iteye, kandi hasigaye indi 5, ntawe uzahinga ngo asarure. Imana yakoze igitangaza ituma babanziriza kugira ngo izabakize inzara, urubyaro rwanyu rutazazima. Simwe rero mwatumye nzino, ahubwo ni Imana. Niyo yangize umutware mukuru w'umwami wa Misiri, impa kuyobora ingoro ye no gutegeka igihugu cyose. Nimwihute musubire kwa data mumumbwire muti, Imana yampaye gutegeka Misiri yose. None tebuka unsange, uzatura hafi yanjye mu ntara ya Gosheni, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'amashyo yawe n'imikumbi yawe n'ibyo utunze byose. Niho nzaguhera ibigutunga,
wowe n'umuryango wawe n'amatungo yawe utazavaho usonza, kuko hasigaye indi myaka 5 y'inzara. Mwanyiboneye mwese ndetse na mwene mama Benyamini, nta gushidikanya ndi Yozefu. Nimugende rero mutekereze data icyubahiro cyose mfite ino mu Misiri n'ibyo mwabonye byose, kandi muzihutire kumuzana. Yozefu ahobera mwene nyina Benyamini cyane, bombi bararira. Asoma bene se bose ararira, hanyuma baraganira. Yakobo atumirwa mu Misiri. Inkuru y'uko bene se wa Yozefu baje mu Misiri igera ibwami. Umwami n'ibyegera bye barabyishimira. Umwami abwira Yozefu ati, bwira bene so bahekeshe indogobe imitwaro yabo, maze basubire muri Kanani. Bazagarukane na so n'imiryango yabo, maze baze iwanjye. Nzabaha inzuri nziza ino mu Misiri, kandi nzabatungisha ibyiza byo muri iki gihugu. Ubabwire kandi uti, nimujyane amagare kugira ngo azazane abana banyu n'abagore banyu na so, maze mugaruke mu Misiri. Ntimuzababazwa n'ibyo mutazashobora kuzana, kuko ibyiza byose bya Misiri bizaba ari ibyanyu. Bene Yakobo babigenza uko umwami yabivuze. Yozefu abaha ya magare, abaha n'impamba, bose abaha imyambaro yo guhindura, ariko Benyamini amuha ikubye 5 y'abandi, amuha n'ibikoroto 300 by'ifeza. Yoherereza se indogobe 10 zihetse ibintu byiza byo mu Misiri, n'indogobe 10 z'ingore zihetse ingano n'imigati n'ibindi se yagombaga kugira impamba. Nuko yihanangiriza bene se ati, ntimuzatonganire mu nzira. Maze abasezeraho baragenda. Bava mu Misiri basubira muri Kanani. Bageze kwa se Yakobo baramubwira bati, Yozefu aracyariho, ndetse n'umutegetsi mu gihugu cyose cya Misiri. Nyamara Yakobo arumirwa ntiyabyemera. Nuko bamutekereza ibyo Yozefu yababwiye byose. Maze Yakobo abonye na ya magare Yozefu yari yohereje ngo bazamuzane, noneho agira akanyabugabo. Nuko aravuga ati, mbega igitangaza, koko umwana wanjye Yozefu aracyariho, reka nzajye kumureba ntarapfa. Intangiriro igice cya 46. Yakobo n'umuryango we bajya mu Misiri. Yakobo ajyana ibyo yari atunze byose. Ageze i Berisheba atambira Imana ya se Izaki ibitambo. Iryo joro Imana iramubonekera, iramuhamagara iti, Yakobo we. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, ndi Imana, Imana ya so. Witinya kujya mu Misiri, kuko abazagukomokaho ariho nzabagirira ubwoko bukomeye. Nzajyana nawe mu Misiri, kandi abazagukomokaho ni jyewe uzabagarura muri iki gihugu. N'igihe uzatabarukira, Yozefu niwe uzakurundarunda. Bene Yakobo bashyira se n'abana babo n'abagore babo mu magare umwami wa Misiri yari yaboherereje, maze bava i Berisheba. Bajyana amatungo yabo n'ibyo bari bararonkeye muri Kanani byose. Nuko Yakobo ajya mu Misiri hamwe n'abamukomokaho bose. Ajyana n'abahungu be n'abakobwa be n'abuzukuru be, mbese n'abe bose. Dore amazina ya bene Yakobo bajyanye nawe mu Misiri. Imfura ya Yakobo Rubeni, n'abahungu be Henoki na Palu na Hesironi na Karumi. Simiyoni n'abahungu be Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli yabyaranye n'umunyakananikazi. Levi n'abahungu be Gerishoni na Kehati na Merari. Yuda n'abahungu be Shera na Peresi na Zera. Abandi bahungu ba Yuda, Eri na Onani, bo baguye mu gihugu cya Kanani. Peresi yajyanye n'abahungu be Hesironi na Hamuli. Isakari n'abahungu be Tora na Puwa na Yashubu na Shimuroni. Zabuloni n'abahungu be Seredi na Eloni na Yahileli. Abo bahungu na mushiki wabo Dina, Yakobo yababyaranye na Leya batuye mu majyaruguru ya Mesopotamiya. Abakomoka kuri Leya bose bari 33. Gadi n'abahungu be Sifiyoni na Hagi na Shuni na Esiboni na Eri na Arodi na Aleri. Asheri n'abahungu be Yimuna na Yishwa na Yishwi na Beriya na mushiki wabo Sera. Beriya yajyanye n'abahungu be Heberi na
Marikiyeli. Abo nibo Yakobo yabyaranye na Zilipa umuja Labani yari yarahaye umukobwa we Leya. Abakomoka kuri Zilipa bari 16. Yozefu na Benyamini abo Yakobo yabyaranye na Rasheli. Mu Misiri Yozefu yabyaye Manase na Efurayimu, ababyaranye na Asinati umukobwa wa Potifera umutambyi wo mu mujyi wa Oni. Benyamini n'abahungu be Bera na Bekeri na Ashiberi na Gera na Naamani na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Aridi. Abo nibo Yakobo yabyaranye na Rasheli. Abakomoka kuri Rasheli bose bari 14. Dani n'umuhungu we Hushimu na Futari n'abahungu be Yashiseri na Guni na Yeseri na Shilemu. Abo nibo Yakobo yabyaranye na Biliha umujarabani yari yarahaye umukobwa we Rasheli. Abakomoka kuri Biliha bari 7. Abakomoka kuri Yakobo bajyanye nawe mu Misiri hatabariwemo abakazana be bose hamwe bari 66. Yozefu yari asanzwe mu Misiri n'abahungu be 2 bavukiyeyo. Bityo Yakobo n'abamukomokaho batuye mu Misiri bose bari 70. Yakobo yohereza Yuda kubwira Yozefu ngo bahurire mu ntara ya Gosheni. Bagezeyo Yozefu yicara mu igare rye ajya kwakira se Yakobo muri Gosheni. Bakibonana Yozefu ahobera se cyane arira, ananirwa kumurekura. Yakobo aramubwira ati ubu mpfuye nta gahinda, ubwo ukiriho nkaba nkwiboneye. Yakobo n'umuryango we batura i Gosheni. Yozefu abwira bene se n'abandi bantu bo mu rugo rwa se ati ngiye kumenyesha umwami wa Misiri ko mwaje munsanga muturutse muri Kanani. Ndamubwira ko muri aborozi biyiragirira amashyo n'imikumbi kandi ko mwazanye amatungo n'ibyo mwari mutunze byose. Nabatumiza akababaza umwuga wanyu muzamusubize muti twebwe abagaragu bawe turaborozi kuva mu buto bwacu kugeza n'ubu kandi tubikomora kuri basogokuruza. Nibwo azabatuza mu ntara ya Gosheni kuko abanyamisiri bazirana n'aborozi. Intangiriro igice cya 47. Nuko Yozefu aragenda abwira umwami ati data n'abavandimwe banjye bavuye muri Kanani bazana n'imikumbi n'amashyo n'ibyo batunze byose, none bari mu ntara ya Gosheni. Yari yajyanye na bene se 5 abereka umwami. Umwami arabaza ati umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza ati twebwe abagaragu bawe turaborozi kandi tubikomora kuri basogokuruza. Twasuhukiye muri iki gihugu kuko wacu muri Kanani hateye inzara ikomeye, amatungo yacu akabura urwuri. None nyagasani turagusaba kwiturira mu ntara ya Gosheni. Nuko umwami abwira Yozefu ati so n'abavandimwe bawe baje bagusanga. Mu gihugu cya Misiri cyose ntawe ugukoma imbere, ubatuza aho ushaka cyangwa ubarekere mu ntara ya Gosheni. Kandi niba muri bo harimo aborozi b'abahanga ubagire abatahira b'amatungo yanjye. Yozefu azana se Yakobo amwereka umwami, nuko Yakobo asabira umwami umugisha. Umwami aramubaza ati umaze imyaka ingahe? Yakobo aramusubiza ati maze imyaka 130 kuri iyi si, ndi umugenzi. Iyo myaka yambereye mibi kandi ni mike kuko itageze kuyo basogokuruza bamaraga. Yakobo arongera asabira umwami umugisha, nuko aragenda. Yozefu atuza se n'abavandimwe be mu Misiri hafi y'umujyi wa Ramesesi, abaha inzuri nziza ho gakondo nk'uko umwami yari yabitegetse. Yozefu agena ibizatunga se n'abavandimwe be akurikije abari muri buri rugo. Ingaruka y'inzara mu Misiri. Inzara yakomeje kuyogoza ibihugu maze ibyo kurya birabura ahantu hose, bituma abanyamisiri n'abanyakanani basonza bahinduka ingarisi. Bazana ifeza zabo zose kugura ingano. Yozefu arazikoranya azohereza mu bubiko bw'umwami wa Misiri. Ifeza zimaze gushira mu Misiri no muri Kanani, abanyamisiri bose basanga Yozefu aramwinginga bati dufungurire, dore inzara iratwishe kandi nta feza tuyifite. Yozefu arabasubiza ati niba nta feza mugifite nimunzanire amatungo yanyu aba ariyo mugura ibyo kurya.
nuko bazanira Yozefu ihene n'intama n'inka n'amafarasi n'indogobe, mbese amatungo yabo yose, maze abaha ibyo kurya uwo mwaka wose. Umwaka ukurikiyeho basubira kwa Yozefu baramubwira bati, databuja, urabizi neza ko nta feza tukigira, kandi ko amatungo yacu yose yabaye ay'umwami. None rero databuja, nta kindi dusigaranye twatanga uretse amaboko n'amasambu yacu. Kuki twakugwa mu maso amasambu yacu akabura gihinga? Tugurane n'amasambu yacu tubinkorera gahato z'umwami, ariko uduhe ibyo kurya kugira ngo tubeho, uduhe n'imbuto duhinge kugira ngo imirima ye kuba imyirare. Nuko Yozefu agurira umwami ubutaka bwose bwa Misiri, kuko abanyamisiri bose bagurishije amasambu yabo kubera inzara yari yarabarembeje. Bityo ubutaka bwose bwo mu Misiri bubu bw'umwami, naho abaturage bo mu gihugu cyose cya Misiri bimurirwa mu migi. Nyamara Yozefu ntiyaguze amasambu y'abatambyi, kuko bo batungwaga n'ibivuye ibwami. Niyo mpamvu batashonje ngo bagurishe amasambu yabo. Yozefu abwira abaturage ati, kuva ubu mumenye ko nabaguze, mwebwe n'amasambu yanyu mubaye ab'umwami. Ngize imbuto mujye guhinga, ariko 1/5 cy'umusaruro kizajya kiba icy'umwami, naho imigabane inisigaye muzakuramo imbuto n'ibyo mutungisha ingo zanyu. Baramusubiza bati, databuja, uradukijije, ubwo tubaye inkorera gahato z'umwami, uzakomeze utugire neza. Nuko Yozefu ashyiraho itegeko rigenga ubutaka mu Misiri, rivuga ko 1/5 cy'umusaruro ari icy'umwami. Abatambyi bonyine nibo batarebwaga n'iryo tegeko, kuko ubutaka bwabo butari ubw'umwami. Iryo tegeko riracyakurikizwa kugeza n'ubu. Yakobo asaba guhambwa muri Kanani. Abisirayeli batura mu Misiri mu ntara ya Gosheni, barahatungira kandi barahororokera cyane. Yakobo yamaze imyaka 17 mu Misiri. Imyaka yose yabayeho ni 147. Igihe cyo gupfa cyegereje, Yakobo atumiza Yozefu aramubwira ati, mwana wanjye, ungirire neza, ntumpemukire, wumve icyo ngusaba. Ntuzampambe mu Misiri, kandi ubindahire ushyize ikiganza munsi y'ikibero cyanjye. Nimara gutabaruka uzanshyingure muri Kanani hamwe n'ababyeyi banjye. Yozefu aramusubiza ati, nzabigenza uko ubyifuza. Yakobo aramubwira ati, ngaho ndahira. Yozefu ararahira, nuko Yakobo apfukama ku buriri asingiza Imana. Intangiriro igice cya 48. Yakobo aho umugisha Manase na Efurayimu. Hanyuma babwira Yozefu ko se arwaye, ajya kumureba ajyanye n'abahungu be bombi Manase na Efurayimu. Yakobo amenye ko umuhungu we Yozefu yaje kumureba, arihangana yicara ku buriri. Yakobo abwira Yozefu ati, Imana nyir'ububasha yambonekeye ndi iruzi mu gihugu cya Kanani, maze impumugisha. Yarambwiye iti, zaguha kororoka no kugwira, ukomokweho n'amoko menshi, kandi iki gihugu nzagiha abazagukomokaho kibe gakondo yabo iteka ryose. Abahungu bawe bombi Efurayimu na Manasi wabyariye mu Misiri mbere y'uko nza, mbafashe nk'abana nibyariye, kimwe na Rubeni na Simiyoni. Naho abana uzabyara nyuma yabo bazaba bawe, bazahabwa iminani mu bya Efurayimu na Manasi. Ibyo mbikoze ngirira umubyeyi wawe Rasheli waguye muri Kanani tuva muri Mesopotamiya, bikantera agahinda. Yapfuye tujya kugera Efurati, mushyingura hafi y'umuhanda ujyayo. Efurati niyo Betelehemu. Yakobo abonye abahungu ba Yozefu aramubaza ati, aba ni bande? Yozefu aramubwira ati, Yozefu aramusubiza ati, ni abana banjye Imana yampereye ino. Yakobo arongera ati, banyegereze mbasabire umugisha. Yozefu aramwegereza, Yakobo arabahobera arabasoma. Yakobo ntiyari akibona neza kuko yari ashaje cyane. Abwira Yozefu ati, sinibwiraga ko nzongera kukubona, none Imana itumye mbona n'abana bawe. Yozefu abakura iruhande rwa se, arapfukama yubika umutwe ku butaka. Nuko Yozefu yegereza abahungu be bombi Yakobo. Efurayimu amushyira mu kuboko kw'ibumoso bwa Yakobo, Manase amushyira iburyo. Ariko Yakobo anyuranya amaboko
arambika ikiganza cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu nubwo ari we wari muto, icy'ibumoso akirambika ku mutwe wa Manase wari umwana w'imfura. Nuko asabira Yozefu umugisha agira ati: Imana yayoboye data Izaki na sogokuru Aburahamu, Imana yandagiye kuva nabaho kugeza uyu munsi, yambereye nk'umumarayika ikankiza ibibi byose, nihe aba basore umugisha. Aba basore nibakomeze izina ryanjye ritibagirana, nibakomeze n'irya sogokuru Aburahamu na data Izaki, nibagwire bororoke. Yozefu abonye ko se yari yarambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Ashaka kuvana ikiganza cya se ku mutwe wa Efurayimu ngo agishyire ku wa Manase. Abwira se ati: Data, wibeshye, uyu niwe mfura, ube ari we urambikaho ikiganza cyawe cy'iburyo. Se aramuhakanira ati: Mwana wanjye, ibyo nkora ndabizi. Abakomoka kuri Manase nabo bazaba ubwoko bukomeye, nyamara murumuna we azamurusha gukomera kandi azakomokwaho n'amoko menshi. Nuko abaha umugisha avuga ati: Abisirayeli bazakoresha amazina yanyu basabirana umugisha bati: Imana ikugirire nka Efurayimu na Manase. Bityo nshyira Efurayimu imbere aho kuhashyira Manase. Hanyuma Yakobo abwira Yozefu ati: Dore ngiye gupfa, ariko Imana izabana namwe kandi izabasubiza mu gihugu cya basokuruza. Nkuraze umugabane uruta wa bene so, ari wo Shekemu, nanyaze Abamori nkoresheje inkota n'umuheto. Intangiriro igice cya 49. Yakobo abwira abahungu be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abahungu be arababwira ati: Nimuterane mbabwire ibizababaho mu bihe bizaza. Bana ba Yakobo, nimuterane mwumve, nimutega amatwi so Isiraheli. Rubeni imfura yanjye, uri imbaraga zanjye, umwana wo mu busore bwanjye, urusha bene so ishema n'ububasha. Ntuzabona ubutware kuko umeze nk'amazi yarenze inkombe. Wuriye uburiri bwa so urabuhumanya, waryamanye n'inshoreke yanjye. Simiyoni na Levi ni abavandimwe, intwaro zabo bazikoresha iby'urugomo. Sinzifatanya nabo mu bugambanyi bwabo, sinzashyigikira amateraniro yabo. Bararakaye bica abantu, bagize urugomo, batema ibitsi by'amapfizi. Havumwe uburakari bwabo bukaze, havumwe umujinya wabo urimbura. Nzabatatanyiriza muri bene wabo, nzabanyanyagiza hirya no hino muri Isiraheli. Yuda, abavandimwe bawe bazagusingiza, bene so bazunama imbere yawe, uzanesha abanzi bawe. Yuda ameze nk'icyana cy'intare, umwana wanjye icyo afashe ntikimucika. Aryama nk'intare ihaze, wamushotora yabona ishyano. Ingoma y'ubwami izahora kwa Yuda, abazamukomokaho bazahorana inkoni y'ubutegetsi, bazayihorana kugeza igihe nyirayo azazira, niwe amahanga azumvira. Azagira imizabibu myinshi, ntazatinya no kwizirikaho indogobe ye. Divayi niyo azameshesha imyambaro ye, azameshesha ikanzu ye umutobe w'imizabibu. Amaso ye arijimye kurusha divayi, amenyo ye arera kurusha amata. Zabuloni aratura hafi y'inyanja, amato azomokera mu byambu bye. Imipaka y'intara ye izagarukira Isidoni. Isakari ameze nk'indogobe y'inyambaraga iryamye hagati y'imitwaro ibiri ihetse. Yabonye ahantu heza ho kuruhukira, yabonye igihugu cyiza. Yiyemeje guheka imitwaro, yiyemeje no gukora imirimo y'agahato. Dani azarengera ab'umuryango we, bazamera nk'indi miryango ya Isiraheli. Dani azamera nk'inzoka iri mu muhanda, azamera nk'impiri iri mu nzira iruma igitsi cy'ifarasi. Uwihetse azacuranguka. Uhoraho niringiye agakiza kawe. Gadi azaterwa n'abambuzi, ariko nawe azihagararaho abameneshi. Asheri azagira imirima irumbuka, azagaburira umwami ibyo kurya byiza. Nafutali ameze nk'impara y'ingore ijya aho ishatse, izabyara ibyana biteye ubwuzu. Yozefu ameze nk'igiti kirumbuka, ameze nk'igiti cyatewe hafi y'isoko, amashami yacyo arenga urukuta. Abanzi baramuteye, bamurashe imyambi y'urufaya, ariko umuheto we ntiwabangutse.
amaboko ye ntiyatentebutse. Yafashijwe n'Imana nyir'ubutwari ya Yakobo, yafashijwe n'umushumba ari we rutare rwa Isiraheli. Imana ya so izajya igufasha, nyir'ububasha azaguha umugisha, azakuvubira imvura, azakuvuburira n'amasoko y'amazi, azaguha kubyara no guheka. Ndakwifuriza imigisha iruta uburumbuke bwo mu misozi ya kera, iruta ibyiza byo ku dusozi twahozeho. Iyo migisha yose nihabwe Yozefu, nihabwe Yozefu umutware w'abavandimwe be. Benyamini ameze nk'isega y'inkazi, mu gitondo irya icyo yishe, nimugoroba igabanya iminyago. Ibyo nibyo Yakobo yabwiye abahungu be abasezeraho, buri wese abwirwa imukwiriye. Abo nibo bakomotsweho n'imiryango 12 ya Isiraheli. Urupfu rwa Yakobo. Nuko Yakobo yihanangiriza abahungu be ati, nimara gupfa muzanshyingure hamwe n'ababyeyi banjye mu buvumo buri mu murima wahoze ari uwa Efuroni w'umuheti. Uwo murima uri Makipela aherekeye Imamure mu gihugu cya Kanani. Aburahamu yawuguze na Efuroni kugira ngo ube irimbi ry'umuryango we. Aho niho bashyinguye Aburahamu n'umugore we Sara, na Izaki n'umugore we Rebeka. Nanjye niho nashyinguye Leya. Uwo murima n'ubuvumo buwurimo sogokuru yabiguze n'Abaheti. Yakobo amaze kwihanangiriza atyo abahungu be, yongera kuryama maze arapfa. Intangiriro igice cya 50. Ihambwa rya Yakobo. Yozefu yubama kuri se, amuririraho aramusoma. Nuko ategeka abavuzi be kosa umurambo wa se Yakobo. Bawosa iminsi 40, kuko ari cyo gihe kosa byamaraga. Abanyamisiri bamuririra iminsi 70. Igihe cyo kurira kirangiye, Yozefu abwira ibyegera by'umwami ati, nimungirire neza mumbwirire umwami ko data atarapfa, yandahije kuzamushyingura mu mva yiteganyirije muri Kanani. None munsabire areke njye gushyingura data nzagaruke. Umwami asubiza Yozefu ati, genda ushyingure so nk'uko yabikurahije. Yozefu ajya gushyingura se aherekejwe n'abatware bose b'umwami n'ibyegera by'ibwami n'abanyacyubahiro bose bo mu Misiri. Ajyana n'abantu bose bo mu rugo rwe na bene se n'abandi bo mu muryango wa se uretse abana. Ibindi basize mu ntara ya Gosheni ni imikumbi n'amashyo. Bajyana n'amagare n'amafarasi, bagenda ari abantu benshi. Bageze ku mbuga ya Atadi hafi y'uruzi rwa Yorodani, Yozefu amara iminsi 7 aririra se. Bahacurira imiborogo myinshi kandi ikomeye. Abanyakanani batuye aho babonye uko baririra kuri iyo mbuga ya Atadi, baravuga bati, mbega ukuntu Abanyamisiri baririra uwapfuye. Niyo mpamvu aho hantu bahahimbye Abeli Misiri, ni hafi ya Yorodani. Abahungu ba Yakobo bamugenzereza uko yari yarabategetse. Bajyanye umurambo we muri Kanani, bawushyingura mu buvumo buri mu murima w'i Makipela aherekeye Imamuri. Niryo rimbi Aburahamu yaguze na Efuroni w'umuheti. Bamaze gushyingura Yakobo, Yozefu na bene se n'abari babaherekeje basubira mu Misiri. Yozefu ahumuriza bene se. Yakobo amaze gupfa, bene se wa Yozefu baravuga bati, bizagenda bite Yozefu naduhinduka akatwitura inabi twamugiriye? Niko gutuma kuri Yozefu bati, so atarapfa yadutegetse ibyo tuzakubwira, agira ati, ndakwinginze babarira bene so igicumuro n'icyaha bakugiriye. Nubwo bakugiriye nabi, ndagusabye ugirire imbabazi abagaragu b'Imana ya so. Yozefu yumvise ubwo butumwa ararira, maze bene se baramusanga, bamwikubita imbere, baramubwira bati, turi hano abagaragu bawe. Yozefu arabasubiza ati, mwitinya, ntacyo nzabatwara, sinakwishyira mu cyimbo cy'Imana. Mwari mwagize imigambi yo kungirira nabi, ariko Imana yihinduramo ibyiza kugira ngo ikize abantu benshi nk'uko namwe mubyirebera. None rero mwitinya, nzabatungana n'abana banyu. Uko niko yabahumurije, bamugirira icyizere. Urupfu rwa Yozefu. Yozefu n'umuryango wa se bakomeza gutura mu Misiri.
Yozefu yaramye imyaka 110, abona ubuvivi bukomoka kuri Efurayimu, kandi arera nk'abe abana ba Makiri mwene Manase. Yozefu abwira bene se ati, ndi hafi gupfa, ariko Imana ntizabura kubagoboka, izabavana muri iki gihugu ibajyane mu gihugu yarahiye kuzaha Aburahamu na Izaki na Yakobo. Nuko Yozefu arahiza bene se ati, igihe Imana izabagoboka, amagufwa yanjye ntimuzayasiga ino. Yozefu yaguye mu Misiri amaze imyaka 110 avutse, umurambo we barawosa bawushyira mu isanduku. Nyuma yo gukurikira ibi bice tumaze gusomera hamwe, subiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere: niki cyateye bakuru ba Yozefu kumwanga? Ikibazo cya kabiri: inzozi Yozefu yarotoreye ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be zaba zarasohoye? Ikibazo cya gatatu: Yozefu yajyanywe mu Misiri na bande kandi bamuvanye he? Ikibazo cya kane: muri bene se ba Yozefu ninde wagerageje kuburizamo umugambi wo kumwica? Ikibazo cya gatanu: vuga amazina y'abana Yuda yabyaranye n'umukazana we. Ikibazo cya gatandatu: Yozefu ajya muri gereza yazize iki? Ikibazo cya karindwi: Yozefu agirwa umutware mu Misiri byaturutse kuki? Sobanura neza igisubizo cyawe. Ikibazo cya munani: Yakobo n'umuryango we batujwe he ubwo bari bageze mu Misiri? Ikibazo cya 9: Yakobo amaze gupfa yashyinguwe he? Ikibazo cya 10: Yozefu yategetse ko namara gupfa azashyingurwa he? Ikibazo cya 11 ari nacyo cya nyuma: ni irihe somo ry'ingenzi wavanye muri ibi bice tumaze gusoma uhereye mu itangiriro igice cya 37 kugeza ku gice cya 50?